Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Cardinal TV aho muri hose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndabasuhuje cyane mbahereza ikaze muri breaking news igezweho muri uyu mwanya cyangwa se aka kanya. Aya masaha tuvugana mu minota nka 15 isize cyangwa se nka 30 isize, Rusizi habonetse igikoko giteye ubwoba cyane. Nkuko muna muri taburo murabonamo igikoko giteye ubwoba cyane, ntiwamenya icyari cyangwa se ntiwamenya ubwoko bwacyo kuko n'abantu bumiwe cyane. Nkuhaye ikaze muri breaking news, wibuka gukanda subscribe kuri channel, wibuka gufungura inzogera kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ujye uyabonera igihe. Guys, ibi ni ibintu bitunguye abantu batari bake cyane muri Rusizi. Bamwe barirutse, abandi bajya kwisha mu mazu ku buryo buteye ubwoba cyane. Guys, iki kintu kizamutse hafi y'umugezi wa Rusizi, ubwo abaturage cyangwa se abafundi baba bari kubaka bajya kubona ikintu kirazamutse mu butaka giseka cyane ku buryo buteye ubwoba cyane. Kugira ngo abantu banakibone nuko cyazamutse giseka cyane, abantu barashungera mu misozi abari hafi aho ngaho barirukanka. Iki ngiki abapolisi baje kuza babasha kukirasa biranga ku buryo hahise hitabazwa indi moto karundura ifite ibisasu byinshi cyane. Murayibona hirya ku ruhande muri taburo, yaje yirukanka ngo basi ibashe kuba yakirasa. Menya byinshi ku byakurikiyeho kwiraswa ry'ikintu cyangwa se uko iki kintu cyaje kuraswa. Muri wowe wese wibaza ukuntu cyaba cyaje kuraswa, ese cyishwe cyangwa cyagiye cyangwa se kiracyahari. Ibyo ni ibintu byose ngiye kukubwira muri iki kiganiro cyangwa se muri breaking news igezweho. Ugiye kumenya byinshi cyane ku iki gikoko cyabashije kuboneka i Rusizi. Guys, iki gikoko abaturage bashatse kugitera amabuye, gikomeza guseka cyane. Uko bagitera amabuye kikagenda kizamuka kigera hejuru kiva mu butaka. Abaturage bari mu misozi hafi aho ngaho bageze aho bwabura bataha bariruka. Haje kwitabazwa polisi, rero igeze hafi aho ngaho nayo yabashije kukirasa biranga ku buryo nabo bagezeho bagahita bitabaza izindi nzego za gisirikare, akaba arizo zibasha kuza guhangana nacyo. Nkuko muna muri taburo murabonamo moto nini cyane iriho ibisasu byinshi cyane, yayisiza nk'igitaraganya yahagaze hejuru yacyo, ibasha kugikubita amasasu. Uko igenda ikirasa nacyo kikagenda gisubira hasi kimanuka kugeza ubwo kibuze burundu. Kimaze kumanuka babashije kuhegera basanga umwobo cyangwa se aho cyazamukiye hakirangayemo. Uko bagendaga bahamara akanya hagendaga hifunga. Ubwo niko abanyamakuru cyangwa se ibitangazamakuru byandika byari byatangiye kwandika ibifotora, byabaje gufotora abanyamakuru bagiye batandukanye bahageze. Amafoto atangiye gucicikanya ku mbuga nkoranyambaga, iki kintu kigaragara hafi aho ngaho. Nkuko ubona muri taburo haraguru yaho ahari abantu barimo kubaka inzu, abo barabafundi kizamuka, barabafundi bari hejuru y'inzu, nabo babashije gusimbuka barirukanka bajya kukirebera kure mu misozi kuko cyazamutse giteye ubwoba giseka cyane. Abari hafi aho ngaho bavuga ko cyasekaga ku buryo buteye ubwoba, ku buryo niwabaga uri mu nzu cyangwa se uri hehe yacyumvaga giseka cyane, ku buryo nawe yabashaga gusohoka akajya kureba ibyabaye hanze. Guys, ibi ni ibintu byaje gutungura abantu batari bakeya. Ubwo abakora ubushakashatsi nabo batangiye gukora ubushakashatsi ngo barebe icyo gikoko ese ni igikoko bwoko ki, barebe imva n'imvano yacyo, ese cyaje mu buhe buryo. Ndagushimiye wowe wakurikiye iyi breaking news cyangwa se aya makuru agezweho muri aka kanya kuri Cardinal TV. By'umwihariko ukaba warakanda subscribe, iyo ni inkunga ikomeye cyane. Ndabakunda cyane. Ciao ciao, mukomeze kugira ibihe byiza. Mwibuka no gukanda kuri buto ya subscribe, mukora share, like ndetse na comment. Ciao ciao, ndabakunda cyane.